kure nta byiringiro namba ntari mfite n'amasezerano y'ibizaba ntari kure. Haleluya, amen. Amazina yanjye yitwa Mukamugema Vestina, naturutse Muhanga, nsengera mu itorero rya Deperi, paruwasi ya Gahogo. Nifuje kuja gushima Imana hano, nahabonye ukuboko kw'Imana ku itariki 25 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka turimo. Narwaje uyu mwana w'umukobwa uburwayi bukomeye, yafashwe mu kwa gatandatu kuri 12 2022. Ararwara ariko nkagenda avuga ngo hari icyo Imana yavuze, kuko twajyaga gusenga ahantu hose tugiye gusenga akavuga ngo Imana igoye gutsinda tronkome. Ahantu hose tugiye gusenga Imana ikavuga tuwe tuza, Imana mu ruhande rwawe. Nkajya mbitekereza nkavuga ati nta mpamvu mfite yo kwiheba, kuko n'ubundi iyo Imana yavuze irasohoza. Nibwo rero twaje ahangaha mfite ikibazo mu mavi, nabasha kugenda byari bikomeye cyane. Iyo nabonaga ukuntu esikariye abana nduta b'imyaka 3 zo mu rugo, imyaka 2 imyaka 2 baziterera, ngiye kuziterera banterura ngo ngiye mu gikoni ngiye he, byarambabazaga. Nkumva n'ukuri kw'Imana mfite nk'ikintu mu mutima, ariko nkabura amarira yo kurira, ahubwo nkabona ibyishimo. Ndi wa muntu wajyaga kurira, ntajya kurira ahubwo nkabona ndi guseka. Nkavuga ati se ibyo byishimo bundi biva he, n'ukuntu numva ameze muri njye. Nkavuga ati ariko nyine impamvu nandimo gutya mfite ibyishimo muri njyewe, buriya nuko imbere hanjye ari heza. Nkavuga ati buri Imana yanunganyirije imbere hanjye heza. Rero ndashima Imana. Twaje hano mvuga ngo n'ubundi ni henshi twagiye bikanga, ubundi hariya turagiye kumara iki, ariko mama kangira ati tugende, buriya wabona hari icyo turi buze kubonayo. Nibwo twaje ahangaha mu bantu. Reka ntago nangita bishop, nikaze mwite papa wanjye, kuko yankoreye ibintu nyine bitabima icyizere cy'ubuzima. Nukuri naje ahangaha musaza wanjye gutera zire esikariye yaranteruye, aranterura gutya ngeza hariya hejuru, ariko yaragiye ankorera ibitangaza sinabona uko mbivuga. Natashye esikariye nzimanuka neza, za esikariye zo mu rugo nzizamuka. Imana ishimwe cyane, ndije cyane yankoreye, sinabona uko mbivuga mu magambo make, ariko nyine ni byinshi cyane. Ibyo yankoreye byose ndabimushimiye. Nshimira cyane bishop papa wanjye, reka mwite papa wanjye kuko ibyo yakoze ni byinshi. Imbaraga Imana yaguhaye, Imana yaguhaye igukubira inshuro nyinshi. Haleluya, Yesu ashimwe. Ndanezerewe cyane kubwo guhagarara hano. Abavandimwe bavuze, uyu ni murumuna wanjye ankurikira ku nshuro ya 3. Uburwayi bw'uyu mwana bwaraduhangayikishije tugera ku rwego tubona ko akazi karangiye. Twese umuryango wacu, icyakora bambwiye ngo mpagarare hano nshimwe mu izina ry'umuryango wacu. Imana yatugiriye neza. Uyu mwana yararwaye aducamo igikuba, ukuntu ntabona ukuntu mbivuga. Umwana akagwa hasi, ntamenye ko hari utambutse, ntamenye ko hari umukozeho, uwari uri mu kazi akavamo, twese tukagenda tukajya gusenga. Ariko amavuta ararutana. Twarasenze, duhamagara inshuti zacu ziradufasha, tubona ko byanze. Watekereza ukuntu wajya gusengera abandi bagakira mwa bantu mwe. Mukuru wanjye nkurikira akajya ambwira ati turasebye, ubu se tuzongera kuvuga ngo iki? Noneho tugira papa w'uyu mwana akatubwira tuzi ko twamwaye hano, twasebye. Umwana mugasenga mukiriza umunsi wose, ariko ukabona ahubwo ararushaho. Bishop amavuta yanyu turayemera kandi tuyaha agaciro. Igihe kiragera, hari hagiye gushira umwaka nkuko muvandimwe abivuze, tuza hano. Olivier nguri yahaguruka, ngaho banguka, ni umuhungu wanjye w'imfura, ngaho ngwino. Noneho Olivier arambwira ati mama tumushyire bishop. Ndamubwira nti ndabona ari cyo kintu gisigaye. Nta wari ugifite yasenga, twarasenze turakakara. Umwana turamuzana, tubona ukuboko kw'Imana. Imana yacu ishimwe.
ubwo nazaga ahangaha hari ijambo Imana yari yambwiye, ariko ikimenyetso nkibona kuri Sifa, kuko Imana yari yambwiye ijambo ubwo nazaga ahangaha, nta gihe kinini maze hano. Imana ijambo yambwiye, ikimenyetso cyaryo nakiboneye kuri Sifa. Dushimiye Imana rero, umuryango wanjye, abavandimwe bambwiye ngo mbashimire Imana y'amahoro, Imana yaha, Imana ikoresha umukozi wayo ko yaduteturuye. Imana ishimwe. Mu minsi ishize nahuye mu ntangiriro z'uriya mwaka, Imana yarambwiye ngo ninsengere ukwezi kwa 4 n'ukwa 5 n'ukwa 6. Mu kwezi kwa 5 nafashwe n'uburwayi bw'amatwi, amatwi arapfa, nanirwa kumva, ndababara cyane, nivuza amatwi, ariko bigeze aho ngaho mu buzima busanzwe ndizera, ntabwo njya nkunda gutabaza. Ababyeyi banjye nimwumva hari umuntu ntabaje, mwagaheka mwe muzantabare, ntabwo mbikunda, ariko ubwo kugira ngo ntake biba byakomeye. Amatwi ambera amatwi, bigera ku rwego ntacyumva, najya kwa muganga bakavuga bati ntabwo tuzi cyaguteye amatwi icyari cyo, ariko kwa muganga barambwira bati rero nta kintu twagukorera. Ndapfukama ndasenga, naza hano kwa 3 nkabwira Imana nti Imana, ndimo ndareba ariko sinumva, ntabwo nkwiye kuzajya nkoresha ibimenyetso, nkwiye kumva. Nari kwa muganga meze nabi, bahamagara Olivier ari ku kazi, baramubwira ngo naze, noneho ntitira nabaye ukuntu, baramubwira ngo ngwino urebe mu matwi ya mama wawe urebe ikintu kimwisha, ariko nkumva ntari bupfi. Nkajya numva nibuka ibintu Imana yakoze, nkavuga ngo ntabwo ngomba gupfa. Natekereza ibintu Imana yagiye inkiza, nkavuga ngo nta nubwo ndi butake. Imana inkiza amatwi, ndayishimira. Mu kwezi kwa 6 mpura n'ikintu gikomeye cyane, ndwaza umurwayi umva, ariko ndashimira Imana, we yaratashye ariko adusigira amahoro y'umutima tutaguye. Imana ishimwe kubw'imirimo myiza yose yakoze. Imana yacu mumfashe tuyihereze icyubahiro. Twateguye ituro ry'ishimwe, nagira ngo se Bishop yegire hino rwose adufashe, kandi Papa Sifa yambwiye ngo ntabwo yabonetse kubera impamvu z'akazi. Hari andi mashimwe iryo yambwiye ngo azaryivugira yaje hano. Murakoze. Amashimisha ku Mana yacu. Najya kamvugeho gato. Vugeho gato. Si yo mazi. Sifa ngena hano. Uyu mukobwa mwabantu. Haleluya. Yatari. Twarasenze kuko amavi rwose byari ibibazo. Kugenda byari ikibazo. Hanyuma musengeye umva ibintu ngo ato ntingunzu ziragiye Sefini. None haba kubera ko bazi ko bamaze igihe kirekire ntibabyumva. Ubona ko batabyumva. Nande Sifa tugende. Sifa nabanza gutinya. Ntitugende. Ateye urutambo bwa mbere yahise agendera ko none ngo. Rero Sifa uri umukobwa wanjye sibyo? Imana igumugisha kandi Imana igukijije. Naho uzayikorere. Amen. Kandi turabashimiye cyane ubwo kumenya ko Imana yakoze, mukavuga ngo reka tugaruke gushima ikore n'ibindi, ariko ntibanyuze ku bya Sifa ibakora ibitangaza bitabaruhije mu